bisi yose yahari inzira yawe yehari ibyo wishimira mbere umucyo abatuye bisi wose Yesu ndakwihaye ubu ni wowe wamfiriye mbe mu biganza byawe bisi yose yahari inzira yawe yehari ibyo wishimira mbere umucyo abatuye bisi wose shaka kubana nawe no mu birushya by'isi unyigishe guhora kwiringira no mu ngorane nyinshi nkomeze kukwizera mpora nishimwe byinshi mu mutima Yesu ndakwihaye ubu ni wowe wamfiriye mbe mu biganza byawe bisi yose yahari inzira yawe yehari ibyo wishimira mbere umucyo abatuye bisi wose Yesu ndakwihaye ubu ni wowe wamfiriye mbe mu biganza byawe bisi yose yahari inzira yawe yehari ibyo wishimira mbere umucyo abatuye bisi wose yahari inzira yawe yehari ibyo wishimira mbere umucyo abatuye bisi wose yahari inzira yawe yehari ibyo wishimira mbere umucyo abatuye bisi wose bakunzi b'ibya Kristo umwami n'umukiza wacu bwite mwese rusange ndabasuhuje amahoro Imana itanga abane namwe mu gihe Imana yaduhaye amahirwe yo kuba dusoje iki cyumweru cy'amavugurura turi mu murongo umwe wo kuramya Imana guhugurwa no gufataniriza hamwe kwiga ibyigisho bidufasha kandi bidukangurira kurushaho gushishikarira umurimo wo kubana n'Imana gucudika nayo. Shimiye buri wese wakurikiranye ibi byigisho, shimiye ubuyobozi bwa firidi yanjye, firidi mbamo, firidi y'uburasirazuba bw'amajyaruguru y'u Rwanda. Abayobozi banyobora bemeye kwakira iri rarika nk'uko babisanganwe, bakabimenyesha kandi bakansengera, bakanansaba gukurikirana iri vugurura. Imana ibaha umugisha. Kandi namwe abantumiye kubw'icyizere umwami Imana yangiriye, namwe yabagiriye, akadushinga uyu murimo nk'uko ibyanditswe byera bibivuga, akaduha iyi nshingano, namwe ndabashimiye mbikuye ku mutima. Bayobozi beza, umwami Imana abaha umugisha.
muri aya masaha rero y'uyu munsi nifuje ko twaganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ntibigitinze umurimo wo kwezwa ugasozwa. Ntibigitinze umurimo wo kwezwa ugasozwa, niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganira dukurikije insanganyamatsiko rusange twakomeje kugenda dushingiraho ibyigisho. Iy'aya masaha yo iravuga ngo ntibigitinze umurimo wo kwezwa ugasozwa. Ibyanditswe mu rwandiko ibyanditswe mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Yohana, ibyanditswe mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4 biravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri rye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Kuki Kristo yakoresheje aya magambo abwira abigishwa, babwira intumwa ze ati mugume muri jye? Yashakaga kuvuga iki igihe yababwiraga ibijyanye no kwezwa? Umurimo wo kwezwa ugomba kuba ari umurimo mugari kandi muremure bitewe n'impamvu runaka, hakurikijwe igisobanuro Kristo yashakaga kugeraho. Dukeneye amakuru yose arambuye ku kijyanye no kwezwa no ku murimo wo kwezwa, kuko aricyo ijuru ryose ryashakaga kugira ngo dushobore kuzaboneka mu bwami bw'Imana. Bavandimwe inshuti nkunda, aya magambo Kristo yavuze ari ku musozo, ari hafi kwerekeza ku kubambwa kwe. Nicyo cyatumye mu muhanano yatanze muri iryo joro ari mu cyumba cyo hejuru, mu nama yatanze za nyuma ziheruka acyambaye ubuzima ari kumwe n'abigishwa be mbere y'uko abambwa, yasobanuyemo iri jambo ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Kwezwa yavugaga ahantu ukuhe ko abo yabwiraga bari barimo Petero wari witeguye gutema amatwi, abo yabwiraga bari barimo Mariko washidikanije, abo yabwiraga bari barimo Filipo utari ufite icyizere cy'uko iby'umuzuko bivuzwe hariya bizasozwa nk'uko yari abivuze. Ese icyo Kristo yavugaga hariya cyari ikihe? Ko aba bari barimo Petero wagombaga no kongera kwihakana Kristo Yesu igihe bari bari mu rukiko, muba yabwiraga ko bari barimo Petero n'ubundi wagombaga kuzakoresha uburyarya nyuma y'igihe runaka. None ubwo kwezwa ni iki? Kwezwa kuvuzwe hariya kwaba kwerekeje ku kihe cyerekezo cyatuma umuntu ashobora kugira icyizere cy'uko uko kwezwa gushobora kuzaba kurambye hakurikijwe inyigisho zigishwa ku murongo wo kwezwa, hakurikijwe uburyo inyandiko tuzisoma? Kuki Kristo yakoresheje ririya jambo rivuga ngo mugume muri jye nanjye ngume muri mwe, ariko akarikoresha ryunga ku ryari ribanje, rivuga ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Ni ukuhe kwezwa Kristo yari avuze kwagombaga gutuma aba bigishwa nk'intumwa ze zigera ku musaruro uhamye wo kwezwa ijuru ryose ryari ribitezeho? Munyemerere mbanze nsome amagambo aboneka mu gitabo cyangwa se mu rwandiko rw'Abaheburayo, mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Munyemerere mbanze nyasome kugira ngo ahari
aduhe umurongo mugari, umurongo ngenderwaho. Abaheburayo igice cya 12, Abaheburayo igice cya 12 ku murongo wa 14, dushobore kubanza kumva neza icyo ijuru ryari rivuze muri iki cyerekezo, cyangwa se icyo Kristo yavugaga muri kiriya cyerekezo, nk'uko ibyanditswe byera bihavuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Kuko umuntu wese utejejwe atabasha kuzareba umwami Imana. Kandi mwongere mwumve n'umurongo wa 15 uravuga ngo mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima, abenshi bagahumana. Kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuzaragwa umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana nubwo yabishakaga cyane arira. None kwezwa kuvuzwa aha ni iki? Kwezwa Kristo yabwiraga abigishwa igihe yabasezeragaho bwa nyuma ari mu cyumba cyo hejuru, akabamenyesha ati none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Uku kwezwa kwavugwaga hariya ni iki? Ni ukuhe? Gukorwa gute? Ni gute umuntu yashobora kugera kuri iyo ntambwe akiyumvamo ko ageze ku kwezwa gushimishije ijuru ryose ryashobora guterura riti none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye? Niyo mpamvu turi mu nsanganyamatsiko ivuga ngo ntibigitinze umurimo wo kwezwa ugasozwa. Kwezwa rero igihe Kristo yakuvugaga hariya, dore ko yanabasengeye. Reka tubanza twimbike cyane mu isengesho yabasabiye riboneka mu butumwa bwe bwanditswe na Yohana mu gice cya 17, kuko igice cya 15 uhereye mu gice cya 14, mu gice cya 13 ku murongo wa 31 yakomeje agenda abaha umuhanano, abaha inama. Igihe Yuda yari amaze kubavamo, Yuda Iskariyota amaze kubavamo, nibwo Kristo yatangije inama zihanitse bagombaga kwitondera, maze zikomereza mu gice cya 14, icya 15 n'icya 16. Bigeze mu gice cya 17 arabasengera. Iri sengesho yasenze rero muze muryitegereze neza mu cyerekezo kandi no mu mucyo wo kwezwa, murirebe neza, kuko uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku wa 5 yari isengeye, ni ubwe wisabiye. Ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 19 ndi mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Yohana mu gice cya 17, ku murongo wa 6 kugeza ku wa 19 yasabiye intumwa, yasabiye abapasitoro, yasabiye abarekeshejwe ibyabo no kumukurikira, bakinjira muri uwo murimo w'ubwitange wo kugenda bimura amahema muri urwo ruzerero bava hamwe bajya ahandi. Kuko niko intumwa zakoraga, niko abapasitoro bakora. Ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 26 yasengeye abizera bose bazamwizezwa n'iryo jambo. Abo bapasitoro, izo ntumwa bazabigisha abazizezwa n'iryo jambo, yabasabiye nabo ubwabo kwezwa. Ariko ikintu gikomeye cyane cy'ibyo basengeraga, gikomeye kurenza ibindi byose, kwinjira mu cyerekezo cyitwa ubumwe, mu cyerekezo cyitwa ubumwe. Kandi muri icyo cyerekezo nicyo cyari gikenewe kugira ngo nibura ubwo bumwe nabwo ubwabwo bugira ishingiro n'iremezo ry'icyerekezo kimwe dushaka kugeraho. None kwezwa kuri mu ngingo zingahe? Nyemerera ubyandike ubikurikirane. Kwezwa guhamywa n'ingingo enye. Ingingo ya mbere ni ukurobanura, gutoranya, kwikubitira. Ibi ni kimwe mu byakozwe ku cya 10, byakozwe ku munsi ikiruhuko cy'isabato cy'umunsi wa 7. Uwiteka yaracyikubitiye, yaratoranije, yararobanuye. Uku kurobanura rero niko kwanditswe mu byanditswe ngo yejeje isabato, yejeje arayiruhuka, yejeje icya 10. Isabato nk'umunsi ntiwezwa n'umuntu, kuko wejejwe n'Uwiteka
ahubwo umuntu ajyana n'Uwiteka mu kiruhuko cy'isabato mu kwitondera ibyo Uwiteka yejeje, kandi iyo yitondeye ayo mabwiriza nawe aba yejeje iyo sabato, nawe aba yejeje iyo sabato. Muvandimwe nshuti nkunda, turi kumwe muri aka kanya, nyemerera ubyumve neza, icya cumi ntabwo kiba icyera, kuko ayo mafaranga hari aho atandukaniye n'andi, asa n'ayandi, n'iyo yashyize mu yandi birasa. Ayo mafaranga aba ayera kuko Uwiteka Imana yayikubitiye araye, yayikubitiye. Icyo cya cumi ni iki? Reka wenda mbanze ngaruke ku gihe, ku munsi w'igihe, ku gihe cy'umunsi wa karindwi. Isabato ntabwo iba iyera kuko isa n'umweru, ni umunsi wa karindwi kandi izuba rizakomeza kurasa nk'uko bisanzwe, ndetse si n'igitangaza, hashobora no kuzaba ikidasanzwe kivuze. Wenda ikidasanzwe nshatse kuvuga ni nk'intambara, ikidasanzwe nshatse kuvuga ni imvura, ikidasanzwe nshatse kuvuga ushobora no kubwirirwa kuri uwo munsi, kandi mu yindi minsi ushobora kubona ibyo urya. Si igitangaza. Uwo munsi watoranijwe nk'igihe gihabwa umuntu kubwo kugira ngo yezwe, kandi kimuhindukira igikoresho cy'uburyo bumwe rukumbi, kimufasha gusobanukirwa umuremyi, inkomoko ye, kashe ye, ndetse n'ubundi busobanuro bwinshi butandukanye. Kuko Uwiteka yarobanuye icyo kiruhuko, yarobanuye icyo gihe kugira ngo kibe umunsi w'ikiruhuko, umwibutsa inkomoko ye, kugira ngo uyu muntu atazibagirwa inkomoko ye. N'icya cumi rero nacyo cyashyiriweho kugira ngo kibe ikigeragezo cyo kweza uyu muntu, kugira ngo ashobore kubonera, ashobore gutungana, yezwe ku ngeso y'ubugugu, yezwe ku ngeso yo kwikunda, yezwe ku ngeso yo gukunda iby'isi, nka kimwe Uwiteka yashyiriyeho kugira ngo kibe igikoresho. Ku bw'ibyo rero, icya mbere cyitwa gutoranya, kurobanura, kwikubitira, kandi ibyo byose bikitwa kweza cyangwa se kwezwa. Uwiteka yejeje ibyo tumaze kuvuga haruguru. Icya kabiri gisobanura kwezwa ni ibyo bita consacration, cyangwa se mu ndimi z'amahanga bituruka ku nshinga yitwa consacre. Kurobanurirwa, kurambikwaho ibiganza kugeza ubwo yaturwaho izina ngo yerejwe Uwiteka, none agashyirwaho ikimenyetso cyitwa Kristo gukiranuka kwacu. Kubw'ibyo, kubw'uwo urobanuriwe iyo nshingano, aba yejejwe, aratoranijwe, ararobanuwe, arera. Ntabwo azaba yahindutse ku isura, kandi kurobanurirwa inshingano ntibizamuhindura mu mico no mu myifatire, keretse gusa nahinduka mu nyifato no mu mico hakurikijwe ukundi kwezwa gukomoka mu migabane ibiri ndibuze kuvuga haruguru. Ndatanga ingero z'abejejwe ariko ntibagera ku kwera kw'Imana. Barimo Nadabu na Abihu, barimo Kora, Datani na Biramu, barimo Akani, barimo Yuda, barimo Ananiya na Safira. Aba bari berejwe iyo nshingano, barimo Kayafa, bari berejwe iyo nshingano, bari barerejwe izo nshingano, ariko ntibashoboye kugera ku kwezwa Imana yateganyaga. None consacration, kurambikwaho ibiganza, uwo muhango ubwaho waba umaze iki igihe icyo ari cyo cyose bitagejeje umuntu ku kwezwa nyakuri ijuru rimushakaho? Igisubizo ni iki ngo uwo muhango ufite icyo umaze kuko Uwiteka yawushyiriyeho gutandukanya abakora imirimo yo mu buturo bwera mu rusengero n'imirimo y'ivugabutumwa ndetse n'abatayikora, kandi abayihamagariwe Umwami Imana abambika imbaraga n'ubushobozi bwo kuba bashobora kugera ku ntego z'ikigamijwe, mu murimo bahamagariwe
mu gihe abatahamagariwe uwo murimo baramutse bawugiyemo ntibaba ari abera, baba bagiye gukubagana ku byera. Urugero ndabaha, twakurikiranye iby'umwami wihaye inshingano yo kuba umutambyi, ingaruka byamugizeho murazizi ko yahindutse umubembe. Yahindutse umubembe, iminsi ye yose yari isigaye ayimara mu kato. Ntabwo ari uwo wenyine, murakurikirana ibyawuza wihaye kujya kuramira isanduku, ingaruka mbi byamugizeho muzizi neza. Kandi si uwo wenyine, murakurikirana n'iby'abandi, ingaruka byabagizeho muzizi neza. Bivuze rero ngo Uwiteka abo yarobanuriye inshingano abaha ububasha, abaha ubushobozi, abashoboza kugera ku ntego z'icyo yabahamagariye. Ndatanga ingero, murabyibuka Samweli arobanurirwa inshingano, ariko nshaka kugeraho ni Elisa. Igihe yari amaze kurobanurirwa izo nshingano, amaze kuzinjizwamo na Mwuka, igihe abasore bari bamukubaganiye bakamusuzugura, bakamukerensa, bakamugwa nabi, byabaye ngombwa ko abavuma, kandi umuvumo wabagezeho. Ari nayo mpamvu ngusaba wowe turi kumwe kuri ingingo ya 2, uwarobanuriwe kurambikwa ibiganza uzitonde, ntagahangayikishwe n'imyifatire yawe uyoborwa mu nshingano arimo. Ntukamwitambike imbere ngo umubangamire cyangwa se ngo ukome mu nkokora umurimo yahamagariwe, nk'uko bariya basore byabagendekeye, kuko idubu zahagurukanye uburakari bw'Uwiteka, zahagurutse ari igikoresho giturutse ku Mana, zirabatanyaguza. Nta n'umwe warokotse. Idubu ebyiri zitanyaguza abasore 40, bavuze bati zamuka ruhara, zamuka ruhara, zamuka ruhara. Murabyibuka ko Eliya yari ameze nkatwe. Eliya yari umwe nkatwe, ari mu gihugu apfukamye asenga ati data bamenye ko ari wowe nkorera. Arasenga imyaka 3 n'amezi 6, birangira nta mvura iguye, harabaye imihindagurikire y'ibihe kubw'uko bari baragomye. Nyamara yongeye gupfukama asenga, ari ku nyanja atakambye, yohereza umugaragu we ku nyanja akurikirana imigendekere y'umuyaga. Agaruka ku nshuro ya 7, aramubwira ati none imvura iraguye. Abona gutangariza umwami ati imvura iraguye. Aha baracebura yurira igare. Eliya arirukanka asiga igare. Murabizi neza iyo nkuru, muyizi neza. Ndacyari kuri aya magambo ngo uwarambitsweho ibiganza akerezwa uyu murimo, ni ukwitonda, ni ukwitwararika. Uwamuhamagaye niwe uzahagurukira kumurwanirira. Ibyanditswe mu gitabo ubutumwa bwatoranijwe, igitabo cya 2 ku rupapuro rwa 313 bibisobanura neza. Azahagurukira kumurwanirira. Bona nubwo yabatera, bona nubwo yaba ataragera ku kwezwa gusabwa, yararobanuwe, yaratoranijwe. Reka akore mu kivi cye, reka akore mu gihe cye. Umwami Imana nabishima azamusimbuza undi. Kandi nawe warobanuriwe izi nshingano, witonde, wibuke neza icyo Umwami Imana yavuze, ko ku ngoma yawe ibyakozwe byose utigeze ucyaha, ibyakozwe byose utigeze ugeraho kugira ngo ushobore kuvuguruza, kubihinyuza no kubikosora, byakubarwaho. Byakubarwaho kuko uko byamera kose, ku ngoma ya Manase, Yoweri, ku ngoma z'abo bana. Umva aya magambo yanditswe mu bihamya by'itorero, icyo ibyanditswe byera bibivugaho. Ku ngoma yawe, nshuti mukundwa, ibi bintu ubyumve neza. Ndabisoma mu gitabo ibihamya by'itorero, igitabo cya 3 ku rupapuro rwa 265 kugeza ku rupapuro rwa 266, handitswe ngo Imana yigisha abantu bayo yuko ibyaha no kutumvira bibabaza cyane, bikwiriye kwamaganirwa kure. Niba icyaha cyadutse mu itorero, gikwiriye gufatirwa umwanzuro hakiri kare, gikurwe mu bwoko bw'Imana vuba.
mu gihe ibishashi byacyo bitaragira abandi bikongora. Kuko niba abayobozi b'inzego zo hejuru batitaye ku bibi bikorerwa mu itorero, umujinya w'Imana uzabamanukira kandi abizera bose b'iryo torero bazabiryozwa. Mu mateka y'ubwoko bw'Imana mu bihe bya kera, Uwiteka yerekanye neza akamaro ko kweza itorero rikava mu mafuti. Umunyabyaha umwe gusa ashobora kubudikisha umwijima w'icuraburindi ukirukana umucyo wamurikiraga itorero ryose. Iyo abantu rero bamaze kugwirwa n'ayo makuba, bakwiriye gushaka Uwiteka. Niba bigaragaye ko hari ibibi byinjiye mu itorero maze abayobozi b'itorero ntibabyiteho, baba bashyigikiye icyaha kandi batsindishirije umunyabyaha, bityo bakaba bihamagariye umujinya w'Imana, kuko bazabarwaho ibyaha uwo munyabyaha yakoze bakicecekera. Mu kweza itorero ibi nabyo birakenewe. Bantu mwarambitsweho ibiganza n'Umwami Imana, bantu mwashyizweho ibiganza n'Uwiteka, murahamagarirwa guhagarara neza mu nshingano zanyu, kuko byanditswe ngo ku ngoma yawe ibyakozwe byose uzabibarwa, nubibona ukicecekera. Urahamagarirwa gutanga inama, urahamagarirwa kwigisha, urahamagarirwa kugorora, byananirana ugahamagarirwa gufata ibyemezo. Kweza ku nshuro ya kabiri rero gusobanurwa aha nibyo bita purification. Purification bikomoka ku nshinga yitwa purifier, aribyo byitwa kuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri ni igikorwa cya mwuka gikorerwa ubugingo ku munyabyaha wihannye, kuko umucyo uvira umuntu wese uza mu isi ugatangaza ibishwe biri mu mutima we, bigahirira ko bigahishurwa. Umunyabyaha akemezwa mu mutima we ko ari umunyabyaha, akumva afashwe n'ubwo bwo kuzahagarara ibyaha n'amahumane. Uwiteka ati ngire nte kugira ngo ngire nte kugira ngo ngire. Ngire nde kugira ngo nkire. Uyu munyawerekwa Kristo Yesu utweza, kuko amaraso ye niyo atweza ho ibyaha byose twakoze. Kubw'ibyo rero uyu munyabyaha akaba ahamagariwe kwakira ukuvuka ubwa kabiri nk'igikorwa kimwe rukumbi Uwiteka akorera umunyabyaha, akitwa umwana we, akandikwa mu gitabo cy'ubugingo, akabona kwambikwa gukiranuka kwa Kristo, ariyo kanzu imeswa mu maraso ya Yesu, ikezwa, bikamujyana ku gikorwa cya kane cyangwa se ku ngingo ya kane yo kwezwa yitwa sanctification. Sanctification aribyo bisifiriye, aribyo kubonezwa, gutunganywa imico, ingeso n'imibereho byacu bwite. Ingeso n'imibereho byacu bwite. Umuntu kugira imibereho itunganye nibyo bihamagarira umuntu kugira ingeso za gikristo, imibereho ya gikristo, imibereho itunganye. Munyemerere mfate urugero rumwe cyane muri Bibiliya twashobora kwitegereza cyane rukaduha amakuru magari. Nibura wenda dufatire ku rugero ruboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli. Muri Bibiliya harimo indero nyinshi nagombye gufata, ariko munyemerere dufate igitabo cya mbere cya Samweli. Igitabo cya mbere cya Samweli cyane kuri ingingo yo kwezwa. Kuri ingingo Kristo akayivugaho byinshi cyane. Munyemerere tuba aribyo twerekezamwo amaso, bishobore kuduha umucyo mugari nibura kuri aya magambo, kuri iyi nsanganyamatsiko, kuko umurimo wo kwezwa igihe gito cyane karangira. Ni amaso mu gitabo cya mbere cyana umwami Sawuli yimikishwa amavuta kandi yahamagarirwaga kwezwa, ariko yapfuye atageze ku kwezwa, kandi yamaze kabiri kandi atarageze ku ngingo yo kwezwa. Umva neza iki byanditswe mu gitabo cya mbere cya Samweli
nari ntinze ngira ngo muhagere mwese. Umurongo wa mbere turaza kusiriza ku murongo wa 12 ndetse no wa 13. Reka tubyumve neza. Byanditswe ngo nuko Samweli yenda imperezo y'amavuta yamusuka ku mutwe, aramusoma, aravuga ati mbese ibyo si byo byerekana ko Uwiteka kwimikishije amavuta ngo umutware wa gakondo ye? Nuko ubu numara gutandukana nanjye uraza gusanga abagabo babiri ku gituro cya Rasheli mu rugabano rwa Benyamini Serusa. Barakuramutsa bati indogobe wari ugiye gushaka zarabonetse, kandi noneho so ntajyahagaritse umutima w'indogobe ahubwo ahagaritse wawe. Ariho aravuga ati none ibyo umwana wanjye ndabikika nte? Duhurire ku murongo wa 3 twese. Maze nutimuka ukagera ku giti cy'umwera w'itaboro, urahurireyo n'abagabo 3 bazamuka bashengerera Imana i Beteli. Umwe ahetse abana b'ihene 3, undi yikoreye amarobe 3 y'imitsima, undi yikoreye imvumba ya vino. Barakuramutsa baguha amarobe 2 uyakire. Maze uragera ku musozi w'Imana, ingabo z'Abafilisitiya ziganditse. Nugera muri uwo mudugudu urahurirayo n'umutwe w'abahanuzi bamanukana na Neberu n'ishako n'imyirongi n'inanga bibagiye imbere bava mu rusengero rwo ku Kanunga. Urasanga bahanura. Umurongo wa 6. Umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho cyane, uhanurane nabo, uhereko uhinduke uba umuntu mushya. Bavandimwe inshuti nkunda, gera no guhinduka umuntu mushya. No guhinduka umuntu mushya. Iki nicyo nshaka. Iki nicyo mbirimbanira kugeraho. Iyo nisanze nacumuye, iyo nisanze nakosheje, iyo nisanze ntashoboye kuzuza inshingano mpamagarirwa kugeraho, iyo nisanze ari icyaha nakoze kandi ntari nkwiriye gukora, kuko n'usanzwe nta n'icyaha nkwiriye gukora, iyo nisanze ntujuje inshingano zihuye n'umuhamagaro wanjye, ndababara. Kuko icyo mpamagarirwa kandi nahamagariwe ni uguhinduka umuntu mushya. Uyu mugabo yari amaze kubwirwa ko ari buhinduka umuntu mushya. Icyo agombaga gukomeza gucungana nacyo ni uguhinduka umuntu mushya. Ibimenyetso byose bijyanye no guhinduka umuntu mushya nibyo yagombaga guhora, kandi guhinduka umuntu mushya ko yagombaga kugira amategeko ajyanye nabyo. Kandi yagombaga kubahiriza umuntu mushya. Ese yageze ku kuba umuntu mushya? None nyuma yo kuba umuntu mushya yitwaye ate? None je nyuma yo kuba umuntu mushya nditwara nde? Nitwara nde nyuma yo kuba umuntu mushya? Twarahamagawe, hari uko twamaze guhamagarwa, kandi duhamagarwa kugira ngo dushobore kuba abantu bashya. Byumve neza. Umurongo wa 7. Kandi ibi bimenyetso nibigusohora ugenze uko bikwiriye umuntu w'Imana, kuko Imana iri kumwe nawe. Imana iri kumwe nawe. Iki nicyo gihamya neza ko umuntu yamaze guhinduka umuntu mushya, nuko Imana iri kumwe nawe. Muri uwo mutima wari ubaswe na kamere hari intebe ya Satani, hahinduka intebe y'Imana. Data wese aba ari muri we, Umwami Yesu aba ari muri we, Mwuka Wera aba ari muri we. Uyu muntu ahinduka icyaremwe gishya, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu baba babaye ibyaremwe bishya, nta teka bazacirwaho. Iki nicyo Sawuli yari yamaze guhamagarirwa, nicyo yari ahamagariwe, kandi nicyo kintu kimwe rukumbi yagombaga kugeraho kikamubashisha kuyobora ishyanga rya Isirayeli nk'umuntu mushya, uyobora ubwoko bw'Imana ari umuntu mushya, ari icyaremwe gishya. Hereza hari igitabo abahanuzi n'abami. Ari icyaremwe gishya, ari mu murongo utekanye, kugira ngo bimuhe kandi bimufashe kugera kuri izi ngingo zihamya neza umuntu wamaze kuba umuntu mushya. Zumve neza. Ingingo 12 ziranga umuyobozi. Ingingo 12 ziranga umuyobozi, yaba ari uwitsinda kugeza ku muyobozi wa General Conference. Hari ingingo 12 ziranga buri muyobozi, kandi ziranga buri mwizera. Iya mbere ndazisoma muri iki gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, igitabo cyasohotse mu mwaka wa 2015. Ingeri ya mbere yasohotse 2015 ku paje ya 15. Ku paje ya 15 handitse ingingo 12
ziranga umuyobozi arizo Sawuli yasabwaga, yahamagarirwaga kugeraho. Iya mbere ni imico ijya gusa n'Imana, imico ijya gusa n'Imana. Kandi Sawuli yari ayigezeho kuri uyu murongo wa 7 ngo kandi ibi bimenyetso nibigusohoraho ugenze uko bikwiriye kuko Imana iri kumwe nawe, kuko Imana iri kumwe nawe. Ingingo ya mbere, kugira imico ijya gusa n'Imana. Ingingo ya kabiri, gutera ubwoko bw'Imana gusoza inshingano yabwo yera nk'ababikijwe ukuri kwihariye kandi ukuri kw'Imana. Iyi ngingo ni ingingo ikenewe mu ngingo kandi ziri kwihutirwa gushishikaza, gutera umwete ubwoko bw'Imana, kubuhamagarira kugera ku cyo baragijwe, icyo bagizwe cyo, icyatumye batoranywa, icyatumye bahamagarirwa kuba abo bari bo, kubatera umwete, kubatera umwete. Iyo ni ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu, kuba maso ubudacogora, kuba maso ubudacogora kugira ngo agere ku rugero yahawe. Urugero yahawe, babandi bahakana ingero bavuga ngo ingero ntizemewe. Mu gitabo Abahanuzi n'Abami ku rupapuro rwa 15 ingero zirimo, kandi Kristo Yesu yongeye kuzishimangira, yumvikanisha neza ko kugera ku rugero nabyo ari iby'ingenzi. Burya n'itorero ritageze ku rugero naryo ubwaryo ntabwo riba ryemera gukorana na Mwuka Wera. N'umukozi utageze ku rugero nawe ubwe niba atababazwa nabyo, adaterwa agahinda nabyo, adashavuzwa nabyo, ntabwo aba ayoborwa na Mwuka w'Imana. Ariko uterwa agahinda nuko atageze kuri urwo rugero, uterwa agahinda nuko atageze kuri urwo rugero, kandi urwo rugero narwo ubwarwo rukaba ari urugero rwo gukiranuka. Urugero rwo gukiranuka, hari urugero rutanzwe rwo gukiranuka ruri mu ngengo y'Imana, hari urugero rutanzwe rwo gukiranuka rujyanye n'imico ya Gikristo, hari urugero rutangwa rwo gukiranuka rujyanye n'imyifatire. Imyifatire, igihe icyo ari cyo cyose utashoboye kurugeraho, byubabara, urizwe nuko utashoboye kugera ku cyo uhamagarirwa kugeraho, nk'umurongo mugari Umwami Imana yishimira ko washobora kugeraho. Iki kintu mucyumve neza, kuko na Kristo yavuze ati mutange mugere ku rugero rucugushije, rusesekaye, rusumbyeho. Aya ni amagambo Kristo yavuze, kandi yongera kwerura ibijyanye n'ingero. Nyemerera rongere ku ngingo ya 4, kuko iyo yari ingingo ya 3 yitwa ko uyu muyobozi agomba kuba maso ubudacogora, ashaka uko yagera ku rugero yahawe, ashaka uko yagera ku rugero yahawe. Ingingo ya 4, kuba umurwanyi ukomeye. Niyo ngingo ya 4, kuba umurwanyi urwanya imyuka y'ubuyobe kuko yangiza kurenza ibyaha, kuba umurwanyi urwanya ibyaha kuko byo ubwabyo byangiza isura yo gukiranuka, kuba umurwanyi uhatanira kugera ku kwezwa, kuba umurwanyi uhirimbanira gutuma ubwama hirimbanira kujyamo, aburwanirira akabuhesha ikuzo n'icyubahiro. Iki kintu cyumvikane neza, yagombaga kuba umurwanyi ukomeye. Ingingo ya 5 muyumve neza, kugira umutima mwiza, umutima wiyoroshya, umutima ukunda, umutima ushima, umutima woroshye, utera ubutwari, umutima utanegura buyobora, umutima utanga buyobora, umutima udateranya buyobora, umutima mwiza. Iyi ngingo yumve neza, umutima mwiza. Ingingo ya 6, kuba umwigisha w'ubutungane, umwigisha uganisha abantu ku murongo wo gutungana kugira ngo bagere ku kwezwa. Ingingo ya 7, kuba intangarugero, kuba intangarugero mu mibereho y'ubudahemuka. Niba wavuze ngo ndazi iwawe 2:00, 1:45 cyangwa na 55 ugomba kuba uhakandagiye. Mbere yuko uhagera ukabona inkomyi zituma udashobora kugera kuri urwo rugo wasezeranye ko 2:00 uri bube urugezeho, hamagara mbere y'igihe, bamenyesha uti ntabwo nkibonetse. Icyo nicyo cy'ingenzi, haba mu mafaranga, haba ku gihe, haba mu buzima busanzwe. Ba intangarugero mu gukiranuka, b'intangarugero. Ingingo ya 8, guhagarara kigabo.
ntugaragaze intege nke mu gutanga amatangazo, mu gushyira mu bikorwa iby'ayo matangazo. Hagarara kigabo mu buyobozi. Erega burya umugabo ntiyamburwa, arebwa imikandagirire. Iki kintu cyumve neza. Guhagarara kigabo, uramenye ntugahagararane intege nke. Hagarara kigabo mu butwari n'imbaraga bya Kristo, kuko waguhamagaye ntiyigeze agenda ateguza. Yahagaze kigabo. Ingingo ya 9, kuba inyangamugayo, ntube inkundamugayo. Nubwo byakugwirira, nta wabuze inyoni ko yagutaho amatoto yayo, nta wabuze inyoni kukunyaho, ariko ntukemere ko inyoni ikwarikaho. Kuba inyangamugayo. Ingingo ya 10, kurangwa n'imbabazi, kubabarira. Wibuka ko nawe wigeze gukosa, wibuka ko nawe wigeze kugwa mu byaha. Wibuka ukarangwa n'imbabazi, ukarangwa n'ubugwaneza bwuje urukundo ugirira abo utegeka. Ingingo ya 11, yumve neza. Ingingo ya 10 tumaze kuyumva neza, none ingingo ya 11, kubahisha Imana ukayihesha ikuzo. Kubahisha Imana ukayihesha ikuzo, byaba mu banyamahanga byaba no mu bizera. Ingingo ya 12, kurangwa n'ubwiza bw'ubutungane. Kurangwa n'ubwiza bw'ubutungane. Izi ngingo z'ubwazo ziri mu kibumbe, zibumbiye hamwe mu gikoresho gituma umuntu yezwa, kandi zikaba igihamya cy'uko yejejwe. Igihe icyo ari cyo cyose rero izo ngingo zitari kuri uwo murongo wazo, uyu muntu agakomeza kuririmba kwezwa, kwaba ari kwa kwezwa kw'igihwayihwayi, kwezwa ijuru ritemera. Munyemerere tugaruke kuri uyu Sawuli rero, umwami w'Abisirayeli, ku murongo wa 8. Umva neza, amaze kubwirwa ko umwuka w'Uwiteka ari bumuzeho cyane, kandi ko Uwiteka ari bubane nawe, kandi uzantange kugera Gilugari, nanjye nzagusanga winje gutamba ibitambo byoswa n'ibitambo byishimwe yuko ari amahoro. Nyamuneka umuhanuzi Samweli ari kubwira Sawuli ati, nzaza nkagusobanurira icyo ukwiriye gukora. Uzamara iminsi 7 untegereje, kugeza igihe nzaza nkagusobanurira icyo ukwiriye gukora. Reka turebe rero niba uyu mugabo koko byarabaye nk'uko byategetswe. Mwibuke neza ko ingingo nyamukuru ijyanye no kwezwa ijuru ritegeka kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Ingingo nyamukuru ijyanye no kwezwa, ingingo ya mbere nyamukuru ni ukumvira. Iyo hatabonetse kumvira, kwezwa ntabwo kuba guhari. Umva neza ibyanditswe mu Baheburayo igice cya 13. Ibyanditswe mu Baheburayo igice cya 13 ku murongo wa 17 biranditswe ngo, Abaheburayo 13 umurongo wa 17 biranditswe ngo, mwumvire ababayobora mu bagandukire. Mwumvire ababayobora mu bagandukire, kuko ari bo baba maso barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa. Nuko rero mubumvire kugira ngo babikore banezerewe kandi batagononwa, kuko kubikorana kangononwa kutagira icyo kumarira mwebwe. Igihe icyo ari cyo cyose rero wirata kwezwa, kutumvira abakuyobora, uko kwezwa kuba kwamaze kuva mu murongo nyakuri wo kwezwa. Bona nubwo umuyobozi wawe yaba ari ikigande yatoranijwe kukuyobora, ntabwo uri mu mwanya we kandi ntumuyobora, warakuyobora. Mwumvire, wicishe bugufi, umusabe imbabazi ku ikosa ryavutse, mugendane neza. Zamuka ubyumve neza ku murongo wa 9. Ngarutse ku murongo wa 8, ndi mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 10, ngarutse ku murongo wa 8 yaranditswe ngo, kandi uzantange kugera Gilugari, nanjye nzagusanga winje gutamba ibitambo byoswa n'ibitambo byishimwe yuko ari amahoro. Uzamara iminsi 7 untegereje, kugeza igihe nzazira ngagusobanurira icyo ukwiriye gukora. Kuko kwezwa kose kugendana no kumvira icyo ukwiriye gukora, kandi ukakibwirwa n'umuntu nawe yakibwiwe n'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Ibi rero byumva neza. Abana bavuga ngo nasenda byumva, sinzereza icyo mbwirwa n'umuyobozi, sinzategereza icyo mbwirwa na kanaka. Uko kwezwa ntiguhari, kuko byanditswe ngo uzantegereze, uzantangayo, ariko uzamara iminsi 7 untegereje.
kugeza igihe nzaza nkagusobanurira icyo ukwiriye gukora. Gikora ukuye ubusobanuro kuko uyobora, sigaho kugikora ukuye ubusobanuro mu byo utekereje, kuko ibyo utekereje byo ubwabyo ni ikibazo. Ariko mubanze mubyumve neza, Imana yavuganaga na Mose, Mose nawe akavugana na Aroni n'abandi. Ntabwo Imana yajyaga kuvugana n'abandi ngo abandi babyumve, ngo Mose abyumvire ku bandi. Oya, Imana ifite uko ikora. Mureke tugendere mu murongo wayo, tugendere mu byo ishaka ko tugenderamo. Twongera tugaruke uyu munsi wa none. Ariyo mpamvu hari gahunda, organization. Ni igihe icyo ari cyo cyose itorero rizaba ritakiri mu murongo ijoro ryishimira, byanditswe mu gitabo ubutumwa bwatoranijwe cya kabiri cyasohotse 2011 ngo ku rupapuro rwa 313 ngo Imana izareba ikosore ibitagenda neza ku ruhembe rw'imbere rw'umurimo wayo, iyobora ubwato buhetse ubwoko bwayo ibugeze ku mwaro amahoro. Imana ihabwa icyubahiro. Reka ngere ku murongo wa 9 rero. Murongo wa 9 ni igihamya kigaragaza neza ko ibyari bivuzwe n'umuhanuzi byasohoye kuri uyu mugabo kandi byose byamugezeho nk'uko byari bikwiriye. Murongo wa 9 uravuga ngo nuko agiterukaho Samweli yarahagaze, Imana mu mutima mushya. Amen, amen. Imana mu mutima mushya, kandi ikintu cyo mpirimbanira kugeraho, ntekereza ko nawe ari cyo irimbanira kugeraho, kandi numara kukigeraho ugendane n'amabwiriza yo kubana n'umutima mushya, kandi amahirwe ntagucike, uyu mugisha ntugucike. Imana mu mutima mushya, maze uwo munsi bya bimenyetso byose birasohora. Murongo wa 10, nuko bageze kuri uwo musozi umutwe w'abahanuzi uhura nawe, umwuka w'Imana amuzaho cyane ahanurana nabo. Imana ihabwa icyubahiro. Sawuli umwami w'Abisirayeli atangira guhanura, ahanurana nabo. Murongo wa 11, maze abamumenyaga yaramubonye ahanurana nabo bahanuzi, barabazanya bati mbese bibaye bite kuri mwene Kishi? Mbese Sawuli nawe ari mu bahanuzi? Wumva neza ko mwuka wera nakuzura, ugahabwa mwuka wera mu mvura y'itumba, ugahabwa mwuka wera mu mvura y'umuhindo no mu mvura y'itumba, ugahabwa umutima mushya. Abari bakuzi kera utarihana, abari bakuzi kera utarahinduka, bazakwibazaho wamaze guhinduka, bazabona ibyawe byose byaramaze guhinduka. Imvugo, indoro, inyifato, imico, imibereho, imikorere, bazishimira kubana nawe. Ariko ube uwumvira. Umva amagambo ari mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 13, igice cya 13, umurongo wa 8, igice cya 13, umurongo wa 8, ugiye kutubwira ibihabanye n'iby'ijuru ryari rimaze gukorera Sawuli umwami w'Abisirayeli. Byamugendekeye bite kugeza naho aguye ku gasozi ka Gilibowa, kugeza amagitara n'imvura. Ku murongo wa 8 biranditswe ngo mwera batagira igitambo cyoswa n'ibitambo byishimwe yuko turi amahoro, ahera katamba igitambo cyoswa bitari mu nshingano ze, atamba igitambo cyoswa atari cyo yahamagariwe, atamba akubagana kubyera, akubagana ku byashinganwe, aravogera. Reka mbonera kukubwira ngo ntukavogere, ntugakubagane. Arihatira atamba. Umurongo wa 10 biranditswe ngo akimara gutamba Samweli abaraje, maze Sawuli arasohoka ajya kumusanganira ngo amuramutse. Samweli aramubaza ati ibyo wakoze ni ibiki? Uyu mugabo kugira ngo yicishe bugufi avuga ati nacumuye kuwiteka mbabarira kandi unsabire Imana imbabarire. Ahubwo Sawuli aramusubiza ati nabonye abantu banshizeho batatana. Ntugatange impamvu ku cyaha, ntugatange impamvu ku mafuti. Mu murongo wo kwezwa nta mpamvu iba ku cyaha. Kugikora ni uburenganzira bwawe, kugikora ni umudendezo wawe. Gucumura kukutumvira nubwo kwaba ari guto gute, ni wowe biba biturutsemo. Ntabwo biba maze atanga impamvu ati
nabonye abantu banshizeho batatana, nawe ntiwaje mu minsi yategetswe. Icya kabiri, ashinja umugaragu w'Imana, aramushinja, nawe ntiwaje mu minsi yategetswe. Ahubwo mwe mbabaze, mwebwe abo turi kumwe kuri uyu murongo kandi muri gusoma Bibiliya, mwebwe abo turi kugendana, mumfashe tugendane, mumbwire, ntiyaje mu minsi yategetswe? Ndavuga Samweli ntiyaje mu minsi yategetswe. Iminsi yari yarategetswe ni kuwa kangahe? Yagombaga kuza kuwa kangahe? Sawuli ko ari gushinja Samweli ngo ntiyaje mu minsi yategetswe, yagombaga kuza ku munsi wa kangahe? Yari yaje ku munsi wa kangahe? Uyu mugabo muri kumva adafite ikibazo? Mubyumve neza, reka tumwigireho ku murongo wo kwezwa. Uyu mugabo muri kubona adafite ikibazo? Namwe mu bisosengure mu bigenzure neza, ngo nawe ntiwaje mu minsi yategetswe, kandi Abafilisitiya bari bamaze guteranira imikimashi, bituma nibwira ntungu Abafilisitiya bari bumanukire Gilugari bantere, kandi ntarahendahenda Uwiteka ngo ampumugisha. Nicyo gitumye nihata ntamba igitambo cyoswa. Nicyo gituma nihata ntamba igitambo cyoswa. Ntamba igitambo cyoswa, yihase mu nshingano atahamagariwe kujyamo. Umva umurongo wa 13. Maze Samweli abwira Sawuli ati, wafuditse, ntiwumviye itegeko Uwiteka Imana yawe yagutegetse. None Uwiteka abakomeje ubwami bwawe mu Isirayeli iteka ryose, ariko none ubwami bwawe ntibuzagumaho. Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima we ushaka, kandi ni Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Muvandimwe, mu murongo wo kwezwa ba uwumvira, umvira, kandi nturi bwumvira binyuze mu iyerekwa, nturi bwumvira binyuze mu ihishurwa, nturi bwumvira binyuze mu nzozi, nturi bwumvira binyuze mu kwigenga, mu mwuka wo kwigenga ngo nanjye nasomye ngo. Uri bwumvira binyuze mu mwuka wo kumvira ukuyobora. Niba ukuyobora akubwiye ati dukore dutya kugira ngo tugere ku ntego zo kunesha, tugere ku ntsinzi, kandi ukaba ubona neza ibyo ari kukubwira bihamanya n'ibyo ibyanditswe byera bivuga, kuko ariko iri torero riyoborwa n'ahanditswe ngo kumusuzugura ni icyaha. Usuzuguye Imana, ntabwo usuzuguye wa wundi gutyo gusa, usuzuguye Imana. Imana ukibwira ko watsindishirijwe, wavutse ubwa kabiri, uri mu mwuka w'Imana. Uwo mwuka amaze kwigendera, ntabwo wa mwuka akiri muri wowe. Icyo akora, ushobora kongera guhabwa andi mahirwe. Umva amahirwe uyu mugabo yahawe. Erekeza mu gice cya 15, turi mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 15, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 20, umurongo wa mbere ukomeza kugera ku murongo wa 34, ndetse ugeza no ku murongo wa 35 byakomeza. Icyo gice cyose ukagisoma, ariko genda somamo imirongo mikeya kubw'igihe gitoya mfite. Byanditswe ngo, hanyuma Samweli abwira Sawuli ati, Uwiteka wantumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli, nuko rero ube wumvira Uwiteka mu byo avuga. Nyamara uri kubimubwira ni Samweli, kandi Samweli nawe yabibwiwe n'Uwiteka, kandi ari kubibwira Sawuli umwami w'Abisirayeli. Ubimubwira ni umuhanuzi, kandi umuhanuzi ugomba gufatirwa ibyemezo n'umwami, ariko umuhanuzi nawe ugomba gufatira ibyemezo umwami. Byumve neza ku murongo wa 2. Uwiteka Nyiringabo aravuze ngo, nibutse iby'Abamaleki bagiriye Abisirayeli ubwo babatangiraga mu nzira bava mu Egiputa. Aba Bamaleki nagombye kujya gucukumbura nkakwereka neza ko Uwiteka yari yarabavumye, akavuga neza ko bagomba kwicwa bagashira bakavaho. Uyu munsi wa none ibiturwanya ni ingeso n'ibyaha bya kamere, nibyo bigomba kwicwa bikarwanywa bigashira, bikaranduranwa n'imizi yabyo bigashira burundu. Byumva neza ku murongo wa 3. None genda urwanya Abamaleki barimburane rwose n'ibyo bafite byose, ntuzabababarira, ahubwo uzica abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka, inka n'intama, ingamiya n'indogobe. Murongo wa 4. Nuko Sawuli ahuruza ingabo ziterana hariho ingabo zigenza ibirenge 2,000 n'Abayuda inzovu. Bukeye Sawuli ajya ku mudugudu w'Abamaleki, yubikira mu gikombe cyaho.
Sawuli ageze yabwira abakeni ati nimumanuke muve mu b'Amaleki ne kubarimburana nabo kuko mwagira imbabazi abisirayeli bose ubwo bavaga mu Egiputa. Nuko abakeni bava mu b'Amaleki. Murongo wa 7. Maze Sawuli yica ab'Amaleki uhereye i Havila ukagera mu Ashuri hateganye na Egiputa. Umurongo wa 8. Uyu murongo wa 8 wumve neza. Wowe turi kumwe muri ibi byigisho kurikirana uyu murongo wa 8 niwo nshaka kugira ngo utege amatwi wumve wa mugabo wongeye guhabwa andi mahirwe, wongeye guhamagarirwa gukomeza inshingano z'ubuyobozi. Arabwiwe ku murongo wa 8 ngo afata mpiri umwami wabo Agagi, arimbuza rwose abantu bose inkota. Ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barokora Agagi n'inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa n'ibiduhagire n'abagazi b'intama beza n'ikintu cyose cyiza, banga kubirimbura rwose, ahubwo ikintu cyose kigawa kidafite umumaro baba aricyo barimbura rwose. Mbega ishyano, mbega kutumvira. Byumve neza kuri ariya magambo ngo inyamibwa z'intama. Reka njya gukurikirana aya magambo tuyumve neza muri iki gitabo cya mbere cya Samweli mu gice cya 8 ku murongo, mu gice cya 8. Byumve neza. Nsubiye mu gice cya 8 mu gitabo cya mbere cya Samweli, nsubiye mu gice cya 8. Naringeze ku murongo wa 9 n'umurongo wa 8, ariko ndi gushaka kujya kumva inyamibwa Sawuli yarokoye. Inyamibwa n'indatwa n'ibiduhagire n'intama Sawuli yarokoye bisobanurwa bite muri iki gitabo cya mbere cya Samweli? Bisobanurwa bite muri iki gitabo cya mbere cya Samweli mu gice cya 8? Byumve neza ku murongo wa 16 haranditswe ngo kandi azabanyaga abahungu banyu n'abaja banyu n'amatungo yanyu n'inyamibwa, n'amatungo yanyu y'inyamibwa. Amatungo y'inyamibwa muri kuhabona akanyuguti ka ca. Manuka munsi y'umurongo urebe ubusobanuro abahanga mu bya Bibiliya banditse ku kijyanye n'inyamibwa. Mu Ruheburayo inyamibwa bisobanuye ngo abasore beza. None Sawuli arokoye abasore beza. Tugaruke mu gice cya 15 ku murongo wa 8 ngo afata mpira umwami w'Abagagi, arimbuza rwose abantu inkota. Umurongo wa 9 ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barokora Agagi n'inyamibwa. Barokora Agagi n'iki? Barokora Agagi n'inyamibwa. Kandi tubonye inyamibwa ari abasore beza. Arokoye abasore beza kandi ijuru ryamumenyesheje neza ko ritishimira abo b'Amaleki. None arabarokoye. Ikirakurikiraho ni ikihe? Umva umurongo wa 10. Ikirakurikiraho ni ikihe? Umva umurongo wa 10. Wikeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli, aravuga ati nicujije icyatumye nimika Sawuli ko yateshutse akanga kunyoboka, ntasohoza amategeko yanjye. Muvandimwe, ntugatume Uwiteka yicuza icyatumye uhinduka umudiventiste umunsi wa 7. Ntugatume Uwiteka yicuza icyatumye agushinga kuyobora itsinda. Ntugatume Uwiteka yicuza icyatumye agushinga kuyobora igihande. Ntugatume Uwiteka yicuza icyatumye agushinga kuba umuririmbyi, inshingano no mu ijuru tuzakora. Ntugatume Uwiteka yicuza icyatumye uhinduka pastor. Ntugatume Uwiteka yicuza icyatumye agutoraniriza kuba umukuru w'itorero. Kuko mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere ku murongo wa 12 ni icyizere yakugiriye. Wari umunyabyaha utashobora gutoranywa kugira ngo ushinge izo nshingano, akugirira icyizere. Angirira icyizere, andagiza izo nshingano. Arantoranya mpinduka ishyanga ryatoranijwe. Ntugatume Uwiteka yicuza. Kandi Uwiteka yicujije icyatumye uba we, ntabwo yongera kwigarura ngo yongere yicuze icyatumye akuvuma. Niba ariko ndabyita simbizi. Icyatumye agucira Uwiteka. Niba ariko ndabivuga simbizi. Icyatumye agukuraho umwuka we wera. Niba ariko ndabivuga simbizi. Icyatumye agukura mu biganza bye. Muyobozi, uri mu kiganza cy'iburyo cya Kristo Yesu.
ntugatuma agipfumbatura ngo arekure, kuko akurekuye wanyanyagira, kandi uramutse unyanyagiye wakwandagara, kandi uramutse wandagaye icyubahiro cyaba cyamaze kugukurwaho. Ntugatume yicuza, ntugatume yicuza, kuko iyo yicujije aba yicujije. Ntugatume yicuza. Uwiteka araterura ati, nicujije icyatumye nimika Sawuli, kuko yateshutse akanga kunyoboka, ntasohoza amategeko yanjye. Maze umuntu w'Imana, biranditswe ngo abyumvise ararakara, akesha ijoro atakambira Uwiteka, arasenga, rangwa n'amasengesho, rangwa n'ibihe byo kwiyunga n'Imana no kuyunga n'abandi, kuko washyiriweho kuyunga n'abandi, guhishura ubwo bugiraneza bwayo. Icyo kintu cyumve neza mukundwa, kandi ucyumvire ku murongo wacyo. Maze nyemerera dusome ibyanditswe ku murongo wa 12. Biranditswe ngo maze Samweli azinduka kare mu gitondo ngo ahure na Sawuli. Babwira Samweli bati, Sawuli yasohoye i Karumeli kandi yishingira urwibutso, nyuma arahindukira arakomeza amanukana i Gilugali. Hanyuma Samweli arasanga Sawuli. Sawuli aramubwira ati, Uwiteka guhire, dore nasohoje itegeko ry'Uwiteka. Usobanura ngo yasohoje itegeko ry'Uwiteka cyari ikinyoma, kuko yari amaze kurokora inyamibwa. Kandi ubusobanuro bw'inyamibwa mwabubonye, yari yakosheje, ntabwo yari yumviye. Murongo wa 14, Samweli aramubaza ati, ariko uko gutama kw'intama kunza mu matwi no guhogerana kw'inka numva bigenda bite? Nyamuneka iyo ubwirwa icyaha cyawe, nyamuneka iyo ubwirwa ngo wakosheje, ntukarashye imigeri, ntukaburane ku cyaha icyo ari cyo cyose. Ntukaburane, terura uvuge uti nacumuye, mbabarira, ntinama, fasha, nyure mu zihe nzira ngo ushobore kugera ku ntsinzi. Soma ku murongo wa 15 wumve. Sawuli aramusubiza ati, bazivanye mu Bamaleki, kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa, ngo ni izo gutambira Uwiteka Imana yawe, nawe ibindi byose twabirimbuye. Ikiranga neza ko Mwuka Wera atari gukorera mu mutima w'umunyabyaha ni igihe icyo ari cyo cyose yikuyeho ifuti rivuzwe, akiyerekana aho icyiza cyakozwe muri rya futi, cyangwa se muri rwa rugendo no muri bwa butumwa, icyiza akakivugaho, ikiba akagiherereza ku bandi. Ni igihamya cyerekana neza ko Mwuka Wera atagikorana n'uwo mutima. Niko uyu mugabo byari bimumereye, yari mu murongo wo kwitandukanya n'iki ijuru ryari ryarahamagariye kugeraho. Byumve neza ku murongo wa 16. Nuko Samweli abwira Sawuli ati, uretse nanjye nkubwira ibyo Uwiteka yaraye ambwiye iri joro. Umva, Sawuli abyumvise kandi azi neza Samweli uwo yari we n'uburyo Mwuka yamuyoboraga, abarateruye atumva ati, ivugire n'ubundi se ko nta kindi narenzaho, ivugire. Murongo wa 17, Samweli aravuga ati, mbese ubwo wigayaga ntiwari wagizwe umutware w'imiryango ya Isirayeli? Uwiteka ntiyakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli, kandi akagutuma muri urwo rugendo akakubwira ati, genda urimbure rwose b'abanyabyaha b'Abamaleki, ubarwanye kugeza aho bazashirira. None se ni iki cyaguteye kutumvira Uwiteka ukikubitira iminyago ugakora ibyangwa n'Uwiteka? Reka mbanza numvikanishe neza y'amagambo. Wowe wigaya, Uwiteka se wagutumye kujya muri ministeri? Uwiteka se waguhaye diguri ya doktora? Uwiteka se waguhaye iyo lisansi? Uwiteka se waguhaye iyo bachelor? Uwiteka se waguhaye iyo humanity? Uwiteka se wagushoboje gukora ako kazi? Uwiteka se wagutumye kugira ngo ujye kwicara muri office? Nkubaze, ujya kwiga wari wareretswe kuzicara muri uwo mwanya? None se uri kugira ngo abandi ntiwababera? Uwo mwanya niwo mvuga, uwo mwanya urimo, mbese abandi bo ntibawicaramo? Nyumva neza ku murongo ndi kubivugiraho. None Uwiteka se waguhaye kujya gukora muri iyo institution? Si wowe watumye uhishurirwa ibyo? Uwiteka se wagutumye? Si wowe watumye uba umunyamabanga w'itorero ngo ushobore kwandika bizera ubinjiza muri registre?
Uwiteka se watumye uba pastor. None mbanze nkubaze, mu myaka 12 13 y'ubukuru bwawe, mu myaka 20 y'ubukuru bwawe, wari uzi kuzaba icyuri cyo uyu munsi? Ba uwumvira Uwiteka. Wibuka ko Sawuli byamugizeho ingaruka mbi akubera kabarore. None se Uwiteka se waguhaye impano y'ijwi rya soprano, impano y'ijwi rya ruto, impano y'ijwi rya tenor, impano y'ijwi rya base, none wabaye rucinyamajigije. Uwiteka se waguhaye ubwo bumenyi bwo gukiranura ibyuma, ukamenya kujya kuri Facebook, ukamenya kujya kuri YouTube, ukamenya guhuza amajwi. Uwiteka niwe wabiguhaye. Nubwo wigayaga, so Uwiteka wabiguhaye. Ba uwumvira Uwiteka. Muvandimwe inshuti nkunda, umva ku murongo wa 20 icyo uyu mugabo Sawuli yasubije. Sawuli abwira Samweli ati, ariko kumvira numviye Uwiteka, nagiye muri iyo nzira yanyoherejemo, nzana Gadi umwami w'abamaleki n'abamaleki ndabarimbura rwose, ariko abantu nibo benzeho intama n'inka zarutaga izindi ubwiza muzarimburwaga, kugira ngo babitambire Uwiteka Imana yawe. Nyamara uyu mugabo ari gukomeza kurashya imigeri, ntabwo icyo ari kubazwa ari kucyumva neza. Kandi impamvu atari kucyumva neza nuko wa mutima mushya yari afite wamuvuyemo. Impamvu atari kucyumva neza nuko wa mwuka wera wari wuzuye ubugingo bwe yamuvuyemo. Impamvu atari kucyumva neza nuko Uwiteka atakiri kumwe nawe. Nizo mpamvu atari kucyumva neza. Byumve neza wowe turi kumwe kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Komera, shikama, umva neza, Uwiteka azabana nawe kugera ku mperuka. Ariko byumve neza nk'umubitsi, Uwiteka yari yagutoranirije kumenya neza ko umuryango wo kwa Kanaka utari gutanga kandi ngo utari gukiranuka. Wongera ukabaririza nimero za telefone zawo, ukabahamagara ukababaza utari ko byababereye amahoro. Hamagare pastor abasengere, hamagare pastor abasure, hamagare pastor abahesha umugisha. Nkuko byanditswe mu gitabo cyo Kubara igice cya 6 umurongo umva neza. Abadventiste umunsi wa 7 hari kenshi na kenshi twirengagiza iby'ingenzi kandi tutari dukwiriye kubyirengagiza. Ubereyeho guhesha umugisha ubwoko bw'Imana. Byumve neza mu gitabo cyo Kubara igice cya 6 ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 27 icyo Uwiteka yavuze ku bwoko bw'Imana bugomba guhabwa umugisha binyuze mu bayobozi. Abayobozi bakaba aribo babuhesha umugisha. Biranditswe ku murongo wa 22 ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana be, bwira ubuyobozi amahugurwa bugomba guhabwa. Abayobozi amahugurwa bugomba guhabwa nuwo guhesha umugisha ubwoko bw'Imana. Guhesha umugisha ubwoko bw'Imana. Bwira Aroni n'abana be uti, uko bari ko mujya muhesha umugisha ab'Isirayeli, muvuga muti, mujya muhesha ab'Isirayeli umugisha muvuga muti, Uwiteka guha umugisha kurinde, Uwiteka kumurikishirize mu maso akugirire neza, Uwiteka kurebe neza guha amahoro. Uko abari ko bashyirisha izina ryanjye ku Bisirayeli, nanjye nzabaha umugisha. Iki ni cyo Uwiteka avuga. Iki rero nicyo Sawuli yari yamaze guhamagarirwa, nicyo Samweli yari yakomeje guhamagarirwa. Bayobozi, muhaguruke musange bariya bari kuyoba. Mufatire urugero kuri Samweli. Samweli yasanze Sawuli. Samweli ntiyatinye Sawuli. Samweli ntiyabererekeye Sawuli. Samweli ntiyeretse Sawuli. Samweli ntiyatereranye Sawuli. Samweli ntiyibujije kwereka Sawuli ibyaha bye bijyanye no kutumvira Uwiteka no kutayoboka ikijyanye n'umurongo Uwiteka yari yarashize mu itorero rye. Bayobozi, iki ntimukibererekere. Aba bari gusohoka bakajya kubwiriza kuri Radio Flash FM, basize radio ijwi ry'ibyiringiro, bakajya gutanga umutungo kuri Flash FM, basize radio ijwi ry'ibyiringiro. Byumve neza, bari gukura amacakubiri. Mu buhe buryo? Kuko ubwabo kujya kubwiriza ku yandi maradiyo bibagiwe radio yabo ni ikibazo. Ni ikibazo cya kabiri. Ubutumwa batwayeyo bejejwe nande, barambitswe ibiganza nande. Mu gitabo inyandiko zibanze ku rupapuro rwa 96 kugeza ku rwa 99 handitswe neza ko abantu bihuse batatumwe. Inama y'itorero yanzuye ko kuri Radio Flash FM haba ivuga butumwa ry'Abadventiste umunsi wa 7 ni iyahe. Inama ya Field ni iyahe yabyanzuye. Inama ya Union yabyanzuye ni iyahe.
inama ya diviziyo yabyanzuye ni iyahe? Miniti yayo iri hehe? Niba ari nta nama yabyanzuye, abo bagiye kubwirizayo batumwe nande? Ubona nubwo ibyo yababwiriza byaba ari ukuri, ariko yatumwe nande? Ese ubundi ntibibazwa ubuyobozi? Ninde muyobozi urabisobanura? Iki nicyo Samweli yabwiraga Sawuli, iki nicyo mbwira abo duhuriye kuri uyu murongo. Ninde wabatumye? Ninde wabatumye? Tuzamuke tucyumve ku murongo wa 22. Samweli aramusubiza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Ese ubundi Uwiteka yishimira abihana binyuze mu nzira zipfuye, cyangwa yishimira abihana binyuze mu nzira za gahunda nziza? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi n'udakurwa ku ijambo asa n'uramye ibishushanyo na terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze ko uba ku ngoma. Aya magambo rero yari ayo gucirwaho iteka k'uyu mwami Sawuli, ntabwo yari ay'umugisha kuri we, kuko yari yanze ijambo ry'Uwiteka. Wanze inama, wanze kugirwa inama, iteka ryose nta cyiza gikomoka kuri we. Mubyumve mu gitabo cya mbere cya Samweli mu gice cya 16 umurongo wa mbere kuzagera ku murongo wa 14. Samweli akomeza kugaragaza neza ko Sawuli yamwica, ariko ku murongo wa 14 yaranditswe ngo icyo gihe umwuka w'Uwiteka yari yaravuye kuri Sawuli. Icyo gihe umwuka w'Uwiteka yari yaravuye kuri Sawuli. Ntabwo umwuka w'Uwiteka uwo arimo yakwibuza kumvira, kuko uwo mwuka wera arimo arumvira. Yumvira ubuyobozi, ntabwo atandukana n'ubuyobozi na gahunda z'itorero. Igihe icyo ari cyo cyose iryo torero rikiri mu murongo uyobowe n'Imana, kandi inyandiko zose ziri kugaragaza ko iri torero ry'Abadiventisti y'umunsi wa karindwi ritazagwa, nta gatsiko kazarisohokamo ngo kajye ku murimo wako ukwako n'uwako ukwako. None uyu munsi wa none dufite aba baturwa, abakusi, abera, abatampera, ijwi ryo gukomera kw'Imana, ijwi ryo mu butayu, abana b'Imana, abagorozi, abaporigame, abamonogame, abarakare, abatsindishirijwe, abavutse ubwa kabiri, n'andi matsinda atandukanye kandi akomeje kuvugwa muri iki gice cy'isi, abatsindishirijwe. Noneho tukagira n'abamaze kugera ku musaraba, cyangwa se n'abarenze umusaraba. Ibyo byose ni ibice by'abiyita Abadiventisti y'umunsi wa karindwi. Muri ibyo bice byose ni ikihe kiri mu kuri? Ko byanditswe ngo hazaduka abigisha b'inyigisho z'ibinyoma. Ibyo bice byose ni itorero ry'Abadiventisti y'umunsi wa karindwi. Ni ikihe gice cyadutse kugira ngo twirinde abo bigisha b'inyigisho z'ibinyoma? Ese ni itorero, ni kimwe muri ibyo bice, cyangwa ni ibyo bice byose? Igisubizo ni iki, ngo ni ibyo bice, kuko itorero ry'ubwaryo riri mu murongo ryahamagariwe kuyoboka, ntabwo ryigeze ritandukana nawo. Sawuli abo yanze kwica nibo bamwishe. Byumve neza, mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 28, igice cya 28, murabona ko nyuma yo gukurwaho umwuka wera, Sawuli yakomeje kugendana efodi, Sawuli yakomeje kugendana umwambaro w'ubuyobozi, akomeza no kuyobora imyaka runaka, ariko umwuka wera atakiri kumwe nawe. Murabona ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 25, ajya gushikisha, ajya mu myuka iyobya. Amaze kujya mu myuka iyobya, mu bapfumu n'abashitsi, icyavuyemo ni iki? Mwerekeza amaso aho bari bamaze kumurasa, bamaze kwishita ku nkota bamusumbirije, nibwo yabonye umwami arekera amuhamagara. Amaze kumurembuza amwicisha inkota, amaze kumwicisha inkota aca igihanga gishyira
Dawidi ngo ajye kumuceza, afata ibikoresho byose bishyira Dawidi. Ariko mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya mbere, uyu mwamaleki wagiye kubikira Dawidi we yahise amwica uyu mwamaleki. Ariko nyemerera mwongera mu byumve neza mu gitabo cya mbere, mu gitabo cya Esiteri igice cya 3 umurongo wa mbere, mwibuke neza ko Sawuli yarokoye Agagi. None mu byumve mu gitabo cya Esiteri igice cya 3 umurongo wa mbere haranditswe ngo, hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Hamedata umwagagi, amugira umutware mukuru, intebe ye ayiha icyubahiro yitisha z'abatware bose bahakanwe nawe. Abo yanze kwica kandi biturutse ku itegeko ry'Uwiteka nibo bakomeje kugenda bakura kugeza bageze ku ntebe y'ubuyobozi. Banira kongera kubabwira ngo Ellen White yabyanditse mu gitabo Kugana Yesu ngo icyaha tudatsinda nicyo kizadutsinda. Icyaha tudatsinda nicyo kizadutsinda. Ikibabaje ni uko kizamuka kikagera ku ntebe, kikaba aricyo gihinduka umuyobozi. Icyo rero nicyo giteye ubwoba. Naha rero niho tumaze kubona mwene Hamedata, uyu mwagagi Hamani, ibyo yakoreye Moridekayi mubizi neza, ibyo yaragambiriye mubizi neza. Umugambi Satani afite ku cyaha n'umugambi akoresha icyaha ntabwo ari umugambi mwiza kuri twe. Ashaka ko twimenyereza icyaha, tumenyera icyaha, tukagihindura umuco w'idini, tukagihindura ingeso, tukagihindura uburyo bw'imikorere, tukagihindura uburyo bugezweho kugeza aho kigezaho kituyobora. Reka nsome aya magambo nerekeza ku mwanzuro. Igihe Kristo yasobanuraga umurongo wo kwezwa akawumvikanisha neza, ndi mu gitabo cyitwa Ibifuzwe byose, ingeri yasohotse mu mwaka wa 2010, ingeri yasohotse mu mwaka wa 2010, mu mwaka wa 2010 Uwifuzwe byose mu cyigisho cya 73 kivuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, ku rupapuro rwa 460 na 461 uzagikurikirana ugeze ku rupapuro rwa 464, ariko ngenda afatamo ingingo nkeya. Mu murongo wo kwezwa rero nuko buri cyaha cyose kitagomba kubererekerwa, tugomba kukinesha. Umva ingingo 7 nakuye muri iriya somo Kristo yavuze avuga ati mugomba kumera nk'ishami n'umuzabibu. Ishami n'umuzabibu mugomba kuba muri connected na Kristo Yesu, connected na Kristo Yesu, uri connected na Kristo Yesu, ucometse muri we. Byubakiye mu ngingo 7. Ingingo ya mbere ni isano umunyabyaha agirana na Kristo yimbitse mu kuvuka bwa kabiri. Yumve neza, biranditswe ku rupapuro rwa 460 ngo ubuzima ubwo uwo muzabibu ufite ni nabwo buzima iryo shami rigira. Iyo umunyabyaha ari muri Kristo Yesu, ubuzima Kristo afite nibwo bw'uwo munyabyaha. Biri kumvikana neza? Nibwo bw'uwo munyabyaha. Iyo sano irangwa no gusoma, kwiga no gusenga, ndetse no gushyira mu bikorwa ibyo twigishwa. Ni muri ubwo buryo umuntu wishwe n'ibyaha ashobora kongera kugira ubuzima bikomotse ku isano afitanye na Kristo. Iyo twizeye Kristo Yesu nk'umukiza wacu bwite, iyo sano ihita iboneka. Haleluya! Iyo sano iraboneka. Iyo sano imaze kuboneka rero, buri mwana asa na se, asa n'uwamubyaye. Umunyabyaha mu mbaraga nkeze afite yifatanya n'ububasha bukomeye bwa Kristo, umutima urimo ubusa ugahazwa na Yesu. Gucika intege kwe kukifatanya no kwihanganira umuntu bwacu, kandi byumvikane neza, gucika intege k'umunyabyaha kukifatanya no kwihanganira byose kwa Kristo. Agira umutima wari muri Kristo Yesu. Ubumuntu bwa Kristo bugasigasira ubumuntu bwacu,
kandi ubumuntu bwacu bukegera ubumana bwa Kristo. Bityo rero binyuze muri Mwuka Wera umuntu ahabwa kuri kamere y'ubumana, yemerwa nk'umwana ukundwa binyuze muri Kristo Yesu. Haleluya, Imana ihabwa icyubahiro. Ingingo ya kabiri nakuyemo ni ukuguma muri Kristo, kuguma muri we. Iyo ndi muri Kristo ndanesha, iyo ndi jyenyine ndatsinda. Guma muri Kristo Yesu. Iyo tudafitanye isano na Kristo iyo tumaze kugirana isano na Kristo tugomba kuyikomeza. Kristo yaravuze ati mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Ihererekanya ry'ubugingo, imbaraga ndetse n'uburumbuke bwo kwera imbuto biva mu mizi bigakwira mu mashami yose kandi ku buryo buhoraho. Iyo ishami ritandukanijwe n'igiti ntirishobora kubaho. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati ntimushobora kubaho mutari muri jye. Ubugingo mwaboneye muri Yesu, muri jye muzabuhorana ari uko mukomeje isano mufitanye nanjye. Mutari muri jye ntimwashobora kunesha icyaha, naho cyaba kimwe cyangwa se ikigeragezo kimwe. Nimuguma muri Kristo muzatsinda. Imana ihabwe icyubahiro. Ingingo ya gatatu nakuyemo ni ukwera imbuto. Ubugingo bw'umuzabibu rero zarabagirana mu mbuto nziza ziri ku mashami. Urukundo uzaza kuko uri connected na Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Nyamuri mu mwana w'Imana mu kwizera wabo. Ingingo ya kane nakuyemo ni uko gutandukana na Kristo bigira ingaruka. Umva neza, birashoboka ko rero abantu bibwira ko dushamitse kuri Kristo, nyamara nta sano y'ukuri mu kwizera iri hagati yacu nawe. Kuba abanyedini bizanira abantu gusa kuba mu itorero, ariko ingeso n'imyifatire byabo nibyo bigaragaza ko bashamikiye by'ukuri kuri Kristo Yesu. Kandi ibyo byose bitabayeho, iyo ibyo byose bidashobotse, ikibazo gikomeye kiravugambo. Iyo batera imbuto baba atari amashami y'ukuri. Iyo batera imbuto baba atari amashami y'ukuri. Gutandukana na Kristo bizanira ingaruka ikomeye nk'ishami ryumye, bizagira ingaruka nk'ishami ryumye. Yesu yaravuze ati umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro. Iki nicyo kibazo Sawuli umwami w'Abisirayeli yari afite. Yavutse ubwa kabiri, yujujwe Mwuka Wera, yarahanuye, ariko ntiyagumye mu kumvira. Nimutaguma mu kumvira, ntacyo kuvuka ubwa kabiri kizagerwaho, ntacyo kwezwa kizagerwaho. Kukumvira, kuguma muri Kristo Yesu niyo nsinzi. Icya gatanu ni impanuro muri uru rugendo. Muri iki kiganiro giheruka Kristo yagiranye n'abigishwa be, icyifuzo cye gikomeye yashatse kubageza nk'uko yabakunze. Itorero rya Kristo tugomba gukundana. Igihe icyo ari cyo cyose uzabona urukundo muri wowe ari ruke, uzamenye neza ko utari umwana wa Kristo by'ukuri. Icya gatandatu nabonyemo ni umumaro wo kuba mu itorero. Kristo ateganya ko gahunda y'ijuru, umugambi w'ubutegetsi bw'ijuru ndetse n'ubumwe bw'ijuru bigaragarira mu itorero rye ku isi. Ubutegetsi bw'ijuru, umwuka w'ijuru, umugambi wabyo na gahunda y'ijuru. Nta marayika uva mu ijuru ngo aze mu isi adahawe uburenganzira n'ababishinzwe. Kumvira ndetse no kugendera kuri gahunda ni ik'ijuru ryaduhamagariye kugeraho. Icya karindwi ari nacyo nsorezaho, itorero riri ku rugamba, itorero riri ku rugamba riri mu biganza by'Imana yonyine. Iri torero riri ku rugamba riri mu biganza by'Imana yonyine. Umva aya magambo
arahahera ku paje ya 464 haranditswe ngo mwijwi ndetse mu rurimi rw'ufite ubuyobozi bw'ijuru Kristo yashyize mu biganza bya se itorero yitoranirije. Haleluya. Aya magambo yongezeho ampa icyizere cy'uko itorero ritazagwa. Yarishize mu biganza bya se, n'iryari rizava mu biganza bya se rikajya mu biganza by'umuntu. None iyo uribona mu biganza by'umuntu uba uri kureba ute ko nyiraryo aribona mu biganza bya se? Icya kabiri, ese ubwawe uvuga uti itorero ryanjye uba ushaka kuvuga iki? Icya gatatu, ese ubwawe uvuga ngo itorero ryaba kanaka uba ushaka kuvuga iki? Ntabwo mbizi, riri mu biganza bya Data wa twese. Yesu ambere yuko ajya ku musaraba yarishyize mu biganza bya se. Aya magambo aranezeza cyane. Imana ihabwe icyubahiro iteka ryose. We nk'umutambyi mukuru wejejwe yasabiye abantu be, kandi we nk'umwungeri ukomeye yakoranirije intama ze mu gicucu cy'ishobora byose, azikoraniriza mu bwugamo bukomeye kandi butekanye. Ubwe yari agitegereje intambara iheruka na Satani, maze atera intambwe ajya kuyirwana asize itorero mu biganza bya se. Imana ihabwe icyubahiro. Tugume muri ibyo biganza, tugume muri ibyo biganza, niho nkurarikira, ni naho tuzaneshereza. Garuka muri Yohana igice cya 15 umurongo amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Imana y'amahoro ireze naho umugisha bashobora kugarura abayoba mutacitse intege nka Samweli uko yakomeje gushimikira Sawuli kugeza ageze ku musozo. Sawuli akivana mu biganza by'umuremyi. Mureka bivana mu biganza by'umuremyi bagende, ariko ababigumamo mugume mu biganza by'umuremyi. Niho itorero riri. Imana idushoboze kwera imbuto kandi zigumeho mu izina rya Yesu. Mugenzi komera, Yesu ari hafi, twamutegereje kera, tugiye kwitahira iwacu heza, turirimbe ko dutsinze, twihangane twe kumuhemukaho, kandi wataduhemukiye, yatweretse urukundo ruhebuje, nirwo rwatumye dupfira. Mugenzi komera, utegereze umudugudu w'izahabu, wateguriwe abakiranutsi, niho tuzaruhukira. Ihangane, ntabwo tuzaguma mu buhanya no mu miruho, hari umwijima uzataburuka, igitondo gitangaze. Mugenzi komera, dore araje, uwo muremyi wa byose, azanye n'abamarayika benshi, azanye n'ingororano. Ihangane ugeze igihe umukiza azabwira aya magambo, ngo mugaragu mwiza ukiranuka,
igire mu munezero. Mugenzi ujya uhora wihanganye, komeza kwizera kwawe, amarira yawe ahanagurwe, maze uzahabwe n'ikamba. Ihangane mwene data, ni koko isezerano rye ni impamo, uzibanirayo n'abakijijwe na Yesu umukiza wacu. dushoboze guhagarara ukuri nk'uko kuri, kandi dushoboze kugendana nawe kugira ngo turusheho kwitegura ubwami bwawe. Ubane natwe. Sawuli yararimbutse, kandi Sawuli yazize kutumvira. Sawuli yazize kutumva amabwiriza yagombaga guhabwa n'umuhanuzi. Sawuli yazize kutumva amabwiriza akomotse ku Uwiteka anyuze muri Samweli. Muri iyi minsi ya none hari ukutumvira gutandukanye. Hari benshi bari kwigumura bakava mu itorero bakajya hanze yaryo. Hari natwe ubwacu dukeneye kurushaho kukunambaho tukakumvira, dore ko na Petero ubwe yagiraga imigambi myiza, ariko rimwe na rimwe agacogozwa n'ibihe yarimo, agaterwa n'ibitero byabaga biturutse kuri kamere ye yari yaramaze kwangirika. Dore ko na Yohana nawe ari uko yigeze gusengera Abasamariya ngo barimbuke kuko batakwakiriye. Ibyo byose bikaba byaba ubutware bwa kamere, kandi ubuvutse bwa kabiri, ubwo butware bwa kamere buratsindwa burundu. Ndinginze cyane kugira ngo utuneshereze, twigishe kumvira mu buryo bwose, twigishe kubana nawe. Ari abayobozi, umuyobozi ku wundi kuri mugenzi we, twigishe gukundana no kumvira. Ari abizera, twigishe gukundana no kumvira, kandi twigishe guterana umwete, gushishikazanya, kugira ngo dukangurirane kugera ku mibereho yejejwe, tuzaboneke mu bwami bwawe. Igihe hatabayeho kugera ku ngero, igihe hatabayeho kwishyiraho urugero rw'ubutungane nk'uko ibyanditswe mu rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere uhereye ku murongo wa 5, n'ubundi urwo rugero rubigaragaza ngo kwizera mukongereho iki n'iki, gutyo 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 kugeza ku ntambwe zose zihamye. Igihe bitabayeho nta kwezwa kuba guhari. Muri iyi minsi rero twigishe uko twabigeraho. Bene data badusize kuri urugamba baragenda. Bamwe bagiye mu bisabagoroza, abandi bajya mu bisabakusa, abandi bajya mu bindi bice bitandukanye. Abandi igice gikomeye muri iyi minsi kiri kuzunguza kikatuma abizera badashobora gusobanukirwa byimbitse, ni igice cy'abiyise abavutse ubwa kabiri batsindishirijwe. Kandi gutsindishirizwa nyakuri ntigutera umuntu gutandukana n'itorero, ntigutera umuntu gutandukana n'ubuyobozi, kuko umutima wo kumvira umugumamo iyo yamaze kuvuka ubwa kabiri. Iki gice ndinginze cyane data ngo ugarura abakigize, ugarura abakirimo, n'ibindi bice byose abari mu mwuka wawe ubagarure. Twigishe gukomeza kubasanga nk'uko Samweli yakomeje gukutiriza no guhatiriza asanga Sawuli, amwereka imibereho ye yo kutumvira. Udushoboze kubasanga tubereka iyo mibereho yo kutumvira, kugira ngo baveyo bagaruke mu murongo. Mwuka wera n'abakibarimo tuzabonekane mu bwami bwawe. Uturinde kwinangira, kiza imitima yacu. Baba twebwe turi muri uyu muryango, baba indi miryango yose duhuriye kuri rihuza mirongo, abo bose baha umugisha data. Rengera itorero ryawe muri aya majune, muri iki gicuku, muri uyu mwijima, muri ibihe by'ikiraniro. Rengera itorero ryawe. Komeza abayobozi, dore ko byanditswe ngo bari mu kiganza cyawe kinini. Data ntubarekure, ubuze umwuka wera, bakomeze baheshe umugisha ubwoko bwawe, bakomeze babagezeho amabwiriza ngenderwaho kugira ngo tugire igikwiriye gutegurira Union y'u Rwanda ubuhe umugisha, ubuyobozi bwa Union ubuhe umugisha, field zitandukanye muri iyi Union uzihe umugisha, iyi field yacu ibuhe umugisha, kandi buri mwizera muri iyi Union mugire neza. Rengera ubwoko bwawe muri ibi bihe bikomeye, kandi dushoboze gukomeza kuba muri Kristo Yesu nawe abe muri twe.